Yesu nashimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana turi busange muri Luka igice cya 12, turasoma ku murongo wa 54 tugeze kwa 57. Kadusome mu izina rya Yesu. Abaza abantu igituma batamenya iby'igihe barimo. Nuko abwira abateraniye aho nabo ati, iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba, uwo mwanya muravuga ngo imvura iragwa, kandi niko biba. Niyo mubonye umuyaga uturutse ikusi, muravuga ngo haraba ubushyuhe, kandi niko biba. Mwandyarya mwe, ko muzi kugenzura isi n'ijuru, niki kibabuza kugenzura iby'iki gihe? Amina. Abantu benshi cyane bizibya amatwi, ntibashaka kugenzura by'iki gihe turimo, ntibashaka kumenya iby'iki gihe tugezemo, kuko tugeze mu minsi ya nyuma. Ntawe ushaka kubimenya, ariko kugenzura amasaha, kugenzura ibihe, kugenzura uko imvura iri bugwe nuko ibyo byo turabizi. Iyo banabitubwiye gutyo, turahindukira tukareba mu kirere, turarama tukareba mu kirere, tukareba ko agacu karimo koko kariyo k'imvura. Ariko iyo batubwiye iby'ibihe bizaza, ibihe turimo biroheje, ntabwo dushaka kujya muri Bibiliya ngo tumenye icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Amin. Dukomeze. Kadusome muri Timoteyo, urwambere rwa Timoteyo igice cya 4. Kadusome mu izina rya Yesu. Ubuhakanyi bwo mu minsi y'imperuka. Ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye, babuza kurongorana, baziririza ibyo kurya Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bashima. Kuko ibyo Imana yaremye byose ari byiza, ntiharimo icyo gutabwa iyo cyakiranywe ishimwe, kuko cyezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Amina. Ati mu bihe bya nyuma, mu bihe by'imperuka, ubuhakanyi bwo mu minsi ya nyuma. Ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa. Kandi koko turabibona, abenshi baraguye bitewe n'abahanuzi baje b'ibinyoma. Abenshi baraguye bitewe no ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Abadayimoni bateye mu bakozi b'Imana, bakora umurimo w'Imana bakurikije amarari yabo, bakurikije indamu zabo. Abigishwa benshi, abakristo benshi bacitse intege mu kumva ijambo ryayo bitewe n'ubuhanuzi bw'abantu bagenda babahanura bitewe n'indamu zabo. Amina. Ariko hano hantu aravuga ngo ku gice cya 6, ibyo gukiranukira no gukora umurimo w'Imana. Umurongo wa 6, niwibutsa bene data ibyo, uzaba ubaye umugabura mwiza w'ibya Kristo Yesu, utunzwe n'amagambo yo kwizera n'inyigisho nziza wakurikije. Ariko imigani itari y'Imana n'iy'abakecuru ntukayemere, ahubwo witoze kubaha Imana, kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Amina. No twagarukira tugakomeza, ariko nubona umwanya uzasoma warangize ugeze ku murongo wa 16. Ariko tubonye ko umurongo wa 8 ukubiyemo byose. Ati kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike. Kwitoza kwiyubaka mu buryo bw'umubiri, kwiyubaka mu buryo bw'amafaranga mu buryo bw'umubiri, ukiyubaka mu buryo bw'imitungo, ibyo bigira umumaro kuri bike. Ariko kubaha Imana kukagira umumaro muri byose. Amina. Uwubashye Imana agira umumaro kuri byose, bigira umumaro kuri byose, kuko Imana imuhereza buri kimwe cyose akeneye, kuko Imana imuha umunezero w'abisi babuze, wa munezero w'abanyabyaha babuze, wa munezero wo mu mutima. Ariko uwubashye Imana imuha umunezero ukwiranye n'igihe arimo, ukwiranye n'umubabaro we.
agira umunezero usesuye mu mutima we. Ndakwifuriza bene data kugira ngo iri jambo ry'Imana wumve icyo Imana idushakaho, wumve icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ntiwite ku by'isi bidafite umumaro, ntiwite kuri ibi ugenda wumva, ahubwo witoze kubaha Imana, kandi uwubashye Imana biboneramo umunezero mu bihe bizaza n'ibya none. Uwubashye Imana, Imana iramwishimira, kandi Imana ikabana nawe mu bibazo azahuramo byose. Imana iramuburanira, nta kimuhangara, agira igitinyiro cy'abadayimoni. Aho ageze hose abadayimoni barahunga, kubera ko yubashye Imana, kubera ko izina ry'Imana yarihaye agaciro mu mutima we. Yubashye amategeko y'Imana, nta nzika yigeze agira bene data bagenzi be, ntabwo yifurije inabi bagenzi be, ahubwo yifuzaga ko na mwene data yagirirwa neza. Uwo nguwo wubashye Imana, Imana iramwishimira. Amina. Yesu nashimwe. Iri ni ijambo ry'Imana ashaka kubasangiza.